twagiye in Jesus quiz part 7 cyangwa se igice cya karindwi, aho mubaza ibibazo bitandatu ku bijyanye n'ubuzima bwa Yesu. Wakicamo kimwe gusa bikagusaba ko ufata Bibiliya yawe ukayisoma kuko uraba uyikeneye. Twagiye twihuse cyane. Ikibazo cya mbere: ese ninde Imana yasabye igitambo cy'umwana we witwaga Isaka? Niba uvuze ngo ni Aburahamu, wabikoze. Ikibazo cya kabiri: ninde wagambaniye Yesu? Niba uvuze ko ari Yuda Isikariyoti, wabikoze. Ikibazo cya gatatu: ese Yesu yagaburiye abantu bangana iki ubwo yatuburaga ifi n'umugati? Niba uvuze ko ari 5,000, wabikoze. Ikibazo kindi: ese ninde wanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya? Ni intumwa Pawulo niwe wanditse ibitabo byinshi muri Bibiliya. Ikibazo cya gatanu: ese isezerano rishya rigizwe n'ibitabo bingahe? Niba uvuze ko ari 27, wabikoze. Twagiye. Ese ni ikihe gitabo cyo muri Bibiliya kivuga cyane cyane ku bijyanye n'imperuka? Niba uvuze yuko ari ibyahishuwe, wabikoze.